barwana umuhenerezo mvuga ko uyu muhanzi akeneye ubutabera ndetse agahabwa ubutabera bukwiye abakoze iryo shyano bagafungwa. Mu by'ukuri nashimishijwe ko icyifuzo cyanjye cyumvishwe abo bantu bakanafungwa. Ntabwo nigeze nica, nashatse kumenya mu by'ukuri mva n'ivano, kuko kubona umuntu uri kwifata ayo mashusho ameze ko aranabyishimiye, nashatse kumenya mu by'ukuri bitewe n'iki. Mu iperereza ryanjye nka Godfather nzi mwese mwemera, ahagana tariki 29 hari kuwa mbere 2025 mu kwezi kwa 12, umuhanzi bita Yampano naje kumufatira cyangwa yaje gufatirwa ahantu bita Kanombe mu Busanza muri hoteli y'umugabo bita Bamporiki, ari kumwe n'umukobwa ku masaha y'isa moya, ari kumwe n'umwana w'umukobwa wirabura ufite metero nk'ebyiri ureshya na DJ Pius. Samaya z'umugoroba se? Yego. Yishura icyumba, bamuha resiti, yinjira mu cyumba n'umwana w'umukobwa, amugeze yamwambura imyenda yose, nawe yiyambura imyenda yose, arangije atangira guhamagara inshuti z'imvamutima, arongorera umwana live kuri call. Amashusho agaragara Yampano mu byishimo byinshi cyane, ahamagara kuri video call, ari mu bikorwa by'urukundo. Aya masaha byahindutse iby'urukozasoni uko byamaze kugera ku karubanda. Yahamagaraga abandi? Yahamagaraga abantu batandukanye bataramenyekana nabo namenye singomba kubavuga kuko urumva kubivugira ku karubanda ntabwo byaba ari byo. Urikiwe n'abantu bagiye kugera ku 1000, urumva kubavuga ayo mazina yabo ba victime yahamagaye. Umuntu afite uburenganzira. Uravuze? Uri kuri live platform? Iyo bita TikTok. Okay. Ni urubuga rwiza cyane kurusha na Twitter naje gusangiriho abasesenguzi basesengura uturemangingo tw'amagambo navuze narabahunze bagakubitwa n'inkuba nzajya mpajya biri ngombwa. Yagisengera abantu mara. So aya masaha rero navuze ngo reka nze nkwifashishe ngo hamagare mu by'ukuri numve igitekerezo wabitangaho kubona ishyano nkiri ngiri rishobora kugwa, hanyuma umbwire nk'umuntu ukora inkuru zo mu nkiko, nyuma y'ibi ngibi byagenze uku nguku, mu by'ukuri turabyita iki, hanyuma noneho twabihuza gute n'iriya kese ya mbere ifungishije abantu mu gihome. Rero urumva ibi byavuba se? Yego. Na biriya bya mbere? Yego. Muri chronology ni ikihe cyabanje? Chronology ni ibyo ngibyo biki kuziko kuvuga uburyo ibintu byagiye biba ni iki cyabanje? Ibi byavuba uri kuvuga nibyo byabanje cyangwa ibyo ba Jihad bafungiye nibyo byabanje? Ushobora kubwira amatariki n'amasaha uragira ngo nkubwire ngo iki. Nakubwiye ko ibyo ba Jihad byabaye umwaka ushize. Ibi ni ibyavuba? Ibi byabaye muri iki cyumweru turimo kuwa mbere. Yampano yagarutse mu Rwanda se? Yampano yamaze iminsi 2 mu Bubiligi, aragaruka. Ageze mu Rwanda yagerewe mu rugo, ageze mu rugo afata umugore waramukubita mugira intere. Umugore we wuje? Uriya bagaragaye muri ya video ya mbere. Se aya ma video urayafite? Ntabwo ngewe nemerewe gusakaza, ndi kukubwira ibintu mfite ibimenyetso. Ntabwo ndi kuyasaba. Arahari. Ibyo bintu byabaye birahenda bifite. Oya, wimbwira ngo arahari. Urayafite? Ndayafite. Urakoze cyane. Icyo rero mbonamo, ariko iyo nimero nguhaye, icyo mbona bwana sinzi urukunyumva. Ndakumva. Reba iyo nimero nguhaye, uyu muntu ari mu bavuganye, yirebe soma iyo nimero. Reba iyo kode ntuyizi. Fungura iyo nimero nguhaye. Wayibonye iyo nimero niyo mu Bubiligi. Cyamaye nkabiseruka. Wabonye iyo nimero urabona utayizi siyemo? Iyo nimero niyo mu kiye gihugu. Mbere yuko wirahira biseruka cyangwa ruseruka, urimo kumva. Icyo nshaka kukubwira. Aha ngaha neje bundi ko wa mbere. Nyine icyo mbonamo. Yego.
niba ibyo byarabaye koko amavideo ye akaba hari abayafite kandi yarafashwe ku matariki bikomeye. Yego. Ubundi kese ye ya mbere mpamya ko yacunzwe nabi. Cya mbere byiswe ngo yafashe amashusho n'umugore we. Uriya si umugore we. Uyu nguyu ntabwo ari umugore we. Uriya nyine wa mbere nubwo waravuze ngo yaratashye kubita umugore we, ni umukobwa w'abantu. Yego. Ntabwo mu Rwanda turageza habitation. Ntabwo mu Rwanda turageza ku rwego kuvuga ngo ubana n'umukobwa mu bwumvikane bifatwa nk'aho byemewe imbere y'amategeko. So ntabwo rero mbona impamvu yo kuvuga ngo abafashe amavideo n'abayerekanye urajyana abayerekanye ngo ariko abayafashe ntacyo uzababaza ngo yafatiye umugore we. Ntabwo ari umugore we ato. Sibyo. Aya mashusho hari ikintu utari kumva, ntabwo aya mashusho we yayafashe noneho yabikoze live. Nyine byose si ukuyafata. No, hari ukuyafata no kuyasakaza. Nyine ndi kukubwira tubanze turebe kuri faze ya mbere. Yego. Ubwa mbere biba yafashe amafoto n'umukobwa baryamanye. Sibyo? Yego. Bigeze muri public igikorwa gihabwa irindi zina ngo ni umugore we bari kumwe, ntabwo yari umugore we. No mu gukurikiranwa mu mategeko abafunzwe baravuzwe ngo ni abashakaje amafoto ya runaka n'umugore we, ntabwo yari umugore we. Binavuga ngo bayafashe umukobwa abizi ko ari gufatwa n'umuhungu abizi ko ari gufatwa, ahubwo aya mafoto azajya akora impanuka buri gihe, azajya afungisha abantu mu gihe byose bivuzwe ngo yafashwe n'umugore we. Iranzu si wabo yari kumwe n'uriya mukobwa si umugore we, ni umuntu bari bagiye kwihakabyiza ibisanzwe, barabyemerewe ni bakuru, bafata amashusho. Kugeza ubu abantu rero uvuga bari gukurikiranwa, iyo usomye inkuru, iyo usomye ibitekerezo by'abantu, iyo usomye analize, niyo wumva icyo abantu babivugaho ngo ni amashusho yafashwe ya runaka ngo ari kumwe n'umugore we. Iryo jambo umugore we, iyo keyword yagiye muri dosiye. Yahise ituma ibintu ku muhanda byose. Yatumye nta n'iperereza ryimbitse riba ku bikorwa by'umuntu runaka waba akora ibintu bigusha abandi mu kibazo. Yego. Niba yaragiye kurega, ubundi mu mategeko ari naho bareba uruhare rwawe mu byagukorewe. Yego. Iyo jurisprudence urayizi? Yego, ndayizi. Ni ukureba urundi rubanza rusa n'urw'uko rwaciwe iyo nta tegeko ribiteganya. I Rusizi abantu bareze mushiki wa meya ko yabatuburiye muri biriya bintu byigeze kuza byitwa niba ari GoFund, niba ari ibintu oya ntabwo ari GoFund byitwaga, ariko ni ibyo ngibyo biriya bavuga ngo uratanga amafaranga ngo hanyuma ngo bazakungukire mu ibintu by'ibimena ngo utangaya nayo bakakungukira. Mushiki wa meya arabashishikariza, bagiyemo barashya, bahiye baramurega, bamureze umucamanza babwira ko batsinzwe kubera ko ibyababayeho babigizemo uruhare nabo. Ntabwo mpamya ko ari ya mpano wari kujya kurega ko barunaka bashakaje amafoto yiwe n'ibiki byose, kuko uwo ari kuyafataho abantu bose bemeye ko ari umugore we gute. Ni nayo mpamvu rero binongeye, niyo mpamvu nakubazaga neza, ufite amafoto ye, amavideo ye? Yego, ubwo nayo nabonye, ntabwo nari gukomanda ku kintu ntarabona, ariko umbajije uyafite nakubwira in general case ye ya mbere mu bugenzacyaha yagenzwe nabi. No muri sosiyete yumvikana nabi. Ni ukuvuga habayeho uburyo icyo bita gutsotsoba icyaha. Gutsotsoba icyaha ni ukuvuga urakurikirana icyaha ugeze mu muzi ukiranura, kuko hari igihe icyaha kiba kimeze nk'urwiri. Hari ibyaha biba bimeze nk'imegedi ku buryo niyo warindira zipfusha z'ubwazo zikabona. Hari n'ibyaha bimeze nk'urwiri, ibintu byo kwifata amavideo bimeze nk'urwiri rwose. Utakumbuye neza ngo urebe ni iki kiri gutuma abantu bafata amavideo bakayereka. Hari abantu barwaye mu mutwe bagura ziriya video.
hari abatakibasha gusa gutera akabariro bazireba gusa bakishima. Abo baba periveri sexuel, abantu barwaye mu mutwe bijyanye n'ibya sex babaho cyane rwose. Icyo rero umuntu aje akakubwira ngo n'umugore twaryamanye dufata amafoto ari umuperiveri sexuel, ntubashe gutsotsoba icyo cyaha, uzabona n'abandi bibabaho. Uzabona n'abandi bibabaho. Kino uko byumva. Urakoze cyane. So ibingi butekereza ko hari cyo biri buze gufasha ku bantu bafunzwe bazira uyu mugabo mu rubanza ruzaba kwa gatanu kwifungwa n'ifungurwa y'agateganyo cyane gatozi, abantu bakwiye kwitwararika. So bivuze ngo ibingibi kubi aya mashusho yasohotse ntacyo bizorohereza aba bantu bafunzwe bazira uyu mugabo. Bishobora kugabanya intuza amahirwe uriya muhungu yahawe yo kudakurikiranwa, bagasoba icyaha bakakinjiramo bakareba niba koko atari intuzi. Ikindi nanone gishoboka nuko kuzikwirakwiza nawe ashobora kuba bifitemo inyungu niba none atangiye guhamagara live. Mu gihe yaba yahamagaye live, nibyo nakubwiraga. Yahamagaye live. Sibyo, iyo ngingo ishobora kurengera bari abantu mu gihe uwo muntu nawe ubwe ashobora kwishyura cyangwa akishyurirwa mu kuzikwirakwiza, cyangwa se akarangaza akoze akarangara agakora ku buryo videwo ze ziza kuboneka. Ariko ubundi icyita rusange ni ukuvuga ngo like many people around the world, wiswe umugore we si umugore we. Mu kubakurikirana twagombaga kumva nabo bakurikiranwa, nuko mu Rwanda twumva gukurikirana ukumva ngo umuntu arafunze. Ariko niba bataranabajwe ngo baze n'uriya mukobwa hakana gato habe hari dosiye yabo ihari ibabaza ibyo baba barakoze impamvu bayafashe, kuko si umugore watora na hasi wabo si urugo. Iyo niho itunze intuza inisiyaroma y'ikibazo tubona cyavukiye. Gufata abantu ukabaha amasano badafitanye, kandi ubona ko amasano ari bubarengere muri dosiye ari baho buhadahangarwa kudakurikiranwa. Kuko umwita umugore we byahise mu budahangarwa bwo kudakurikiranwa. Niyo mpamvu ubu yazindukanye undi niba byabaye koko. Yahora yaba ari kese yindi yari. Ariko abakurikiranwa niyo mpamvu abantu bakwiye kwitwararika. Iki video kikuguyeho, niba udafite ubushobozi bwo gusiba nako bwo bw'ibanga bwo kuvuga ngo urabika ibyawe ariko winabibika, kikuguyeho siba kuko itegeko rirahari. Itegeko ntago rigora gusa, itegeko nturinyura ku ruhande. None ikindi nuko abantu bari basigaye banabikora nka chantage. Umukobwa aragusura akamanika video hariya mukabikora ariho yerekana. Alright. Ndagushimiye Jose, biratangaje. Ngayo nguko reka turebe aho byerekeza. Nari ngize ngo numve VPA yawe kunzi kuzikurikirana. Nari nafashe umwanya wo kurwanya bakoze biriya. Uyu munsi ndi kwamagana ibingibi byakozwe na nyirubwite. Cya kintu cyo kuvuga ngo n'umugore we cyari kibi cyane, cyatumye badakurikirana ngo barebe neza umuzimamo niba yabikoze. Cyaba ari ikindi kibazo. Ndagushimiye cyane bwana Joseph. Ngayo nguko. We Dumba, wabonye itandukaniro? Dumba. Ntabwo ndi kukumva. Ibyo bintu nagumbaga mbivuga, umuntu kumwita umugore w'umuntu biba umuntu ubimuhaye ubishize ku rundi rwego. Aba ni abantu bafite amazina akomeye. Aba ni abantu reka ende kuri address n'ibiki byose ngeni live. Wabyumvise Dumba? Karab. Aba ni abantu bafite amazina akomeye mu gihugu. Aba YouTubers mugende mwandike Godifata nabwiye ko nzabagaburira mwabutunamwe ariko mukaza ntimunankandeho. Dumba duri ikintu nkubwira. Undi muntu mutekereza ko ashaka kuduhereza ibintu ninde. Mumpe nimero ya muganga. Utanga rw'amaboko. Umuntu iyo umwise umugore w'umuntu ubumuhaye status nini ku buryo mu munyoreze nimero rutanga rw'amaboko. Munyoreze nimero ya muganga. Munyoreze nimero ya muganga rutanga rw'amaboko. Ku buryo mu mategeko babikoresha. Urumva? Mu mategeko nk'hano muri Canada babanza kugusaba marriage certificate. Ntabwo ushobora kugenda ukavuga ati umuntu n'umugore wawe udafite marriage certificate. Yeah, so
se n'umugore we gute mani umugore we yari mumpereze nimero abantu mumpereze nimero ya Tuyisenge Intore mumpe nimero ya Tuyisenge Intore ni nimero ya Rutanga erega uyu mwana ngiye kumutangatanga ahantu hose isi yose igomba kumumenya YouTube ndashaka kugira ngo muri iki kiganiro kuko tugomba gukora ibishoboka byose iyi ntuzi kagira umva ko ribi dafunga none kwa hangaha nyirubwite yigiriye yarayivu hakaba hari n'ibimenyetso ngo baraza kumureka bate mu ntapingira screen ngere kuri miliyoni mbere ko mfunga live ikintu cyo kumufunga ntabwo nakishimira ariko Kameme yafungishije abandi bana urumva ikintu cyo kumufunga ntabwo nakishimira ntabwo naba proud yuko umuntu yaba azi ko ashobora gukora ibintu nk'ibyo agahita haguruka umuntu we yifashe video agenda arasambana akumva ko abantu bagomba gufungwa amana mukoreshe abantu dukoresha amajwi yacu bari abana bafunzwe bafungura mana abo bana n'abana b'abanyarwanda n'abana baba bashaka kwiyubaka n'abana bafite indangamuntu y'u Rwanda urumva bafite indangamuntu y'u Rwanda nuko ko n'abanyarwanda nuko kuba umunyarwanda abantu bagomba no kumenya kuba umunyarwanda ni iki erega ikibazo cy'abanyarwanda nuko batazi kuba umunyarwanda icyo bisobanura babwire batapinge screen none barakumva batapinge screen babwire kuba umunyarwanda icyo bimenyesha oya no sigiye kwigisha ndi umunyarwanda hano turi kuvuga ku gitsina umunyarwanda uziko Godfather uziko abanyamerika bashobora kohereza abasirikare bagera ku gihumbi kugira ngo bagende batabara umunyamerika umwe bisobanuye iki byubwiye urabihuza gute na video ya yampano abanyamerika bafata abasirikare igihumbi kugira ngo bagende batabara umunyamerika umwe kubera uwo munyamerika afite agaciro kenshi kuba ari umunyamerika ese kuba yampano yakubise umugore bakamugira intere ko ntacyo yabivuzeho reka manze ndangize ibyo ndimo ndavuga Godfather ujye uvanga ibintu man I'm not gonna make sense nagoza ku making a sense urimo urasimbuka okay ngo making a sense none urumva urimo urambaza making a sense urimo uravuga ni ukuvuga ko umunyamerika umwe aba afite agaciro kenshi ku buryo bafata amadege n'amakirere ni ukuvuga ko niba umunyamerika aba afite ku gaciro kubera iki umunyarwanda we atagira agaciro ko kuba umunyarwanda n'abanyarwanda bakaba bamutabara kubera iki umuntu umwe ashobora gufata abana 5 bafite ababyeyi bafite iterambere bafite itafari bashira ku iterambere ry'igihugu ugahita ubafungisha mu mafuti yawe uravuze ngo twihuruza ngo tujye kubohoza abafungiye mageragere kubera nabo bafite agaciro n'abana b'abanyarwanda kubera iki bari muri prison umuntu ukora ibintu nk'ibyo ngeze amahirwe ntabari mu Rwanda amasaha buri mageragere rero kwivugisha mandi ku Rwanda yuko dumba fungurwa ubu ngubu ariko urabona abangaba bazamenya ko naraye amajuru ari ku Rwanda no kugira ngo bafungurwe urabibona yo biza kubabara gusanze mu Rwanda ya masaha Muzafar wambaye iroza ariko nshimira urabona ko intabari ku Rwanda ngo mfungurwe erega nawe kugeza Godfather njyewe Muzafar umva ikintu ukora aya masaha nshimira ko ndi gukorera ubuvugizi erega biza ko mu Rwanda nawe uri mageragere umva njyewe ntabwo natinya urumva njyewe ntabwo natinya kumfungira mu Rwanda kubera kumfungira mu Rwanda nakoze icyaha nako nukuba umunyarwanda erega nkunda u Rwanda to the extent ko nanakunda kurufungirwamo aha so rero urumva urane koko urumva urabona kuza kuri mu Rwanda uri kumwe n'aba jihad rero nshimira urabona ko ndi gukorera ubuvugizi urakoze thank you icyo natinya muri byose ntabwo natinya gufungwa ahubwo ntinya ukuntu ubunyambitse mu bantu ugakora ibintu byawe warangiza ukagenda mu bantu ukavuga ati ni Dumba wari inyuma y'ibintu byose uzi ikintu yanshimiraga kubera namufashije yampano nicyo yanshimiye ariko njye kuna niba wamubazi ntago namubaze je yampano ntago mfite umwanya wo kumubaga ntago ndumva ntafata n'ibintu nari napostinze narabideletinze I feel like agahinda yanteye man like ukuntu yambabaje ndumva no kumuposta sinjaga no kubikora ibyo biboro man like the guy took
ibi boro akora ahita avuga ngo ni njyewe wari ubiri inyuma, ariko anshimira kubera twegeranye arimo aransaba ubufasha kugira ngo nzajye. Uretse ko yanabihakanye na hano kuri live y'amano yaraje aravuga ati Dumba nta kintu yigeze amfasha, mwese mwarabyumvishe. Aravuga ati Dumba ahubwo ngo sinzi ni yabaye umuntu mukuru. Bro, y'amano ntabwo nkwifurije gufungwa, ariko wafungishije abandi bana bro, wafungishije abandi bana. It's not fair. It's not fair. Ubutabera burakenewe man. Ubutabera bw'abo bana b'abandi, abo bana b'abanyarwanda. Those are Rwandese, those are Rwandans. Like you cannot, nushobora gufata abana b'abanyarwanda ugatuma bafungwa mu mafuti yawe. None uri fake man, uri nene ibyo bintu ngo difada wa mugane. Kumwe namwe amashuri yanyu abari makeya. I love the fact ko umuntu aje ko Messi avuye hano avuze ko ntabwo ari married. If you're not married, my friend, your state ya marriage ni nini cyane. Kuvuga ko umuntu ari married biba ari ibintu binini. He's not. How did you know? How did you know that when you are not married? Who? You. Ariko njyewe anytime I'm getting married. No sense. Bakuje every. Wow, every na kiborotse. How come you say you are educated? We have educated idiot. Dumba hari ikintu udashobora kunkubitisha wa kirobezo we. Remember. None say the beri ntavuga icyongereza cy'igitirano ko atarangije segondere ntibamukubise ikinyafu kunda n'umwana mwavuga ngo ntavuga icyongereza. No sense. Muzuze miliyoni mutapinga. Ushuri bwanyu buke muza hano manu ugasanga ngo umugore wa yampano. By the way, do you know yampano ari indirimbo umurundi kazi ntabwo iramaro imaze umwaka ya ishobora kuba imaze umwaka. Nishobora kuba imaze umwaka. Yampano yaririmbye umurundi kazi kwera yari afite agakuba k'akarundi kazi byari bimeze gutyo. Ako gakobwa niko yahise areka afata uwo mukobwa. None se mbitakiyeho n'amezi 4